wallahi umugeni ntabwo ari burongorwe ibintu nzeraga ese nanakwemera ko unabinkorera njyewe kiri umusaza tumugeze mu stade se gato mwari kwikatwa n'abageni nimwe mwari kwikata kato buriya bariya abantu bayizanye nibo babibasobanurira nange ninjiye sanga kato iri aho ngaho kandi umugeni aracyarimo arimo nyine nimuze tugende ndetse tunavuga yuko bigaragara ko uko mu minsi iri imbere nibikomeza gutyo abageni bashobora kuzisanga basoreza ubukwe muri stade nabyo twarabivuze ibyo byose twarebaga ibintu birimo kuba kandi tuba tuburira n'abantu bategura ibikorwa bitandukanye ko mu by'ukuri bagomba kubireka murabona rero hano uko byagenze ariko hari ikintu kigaragara Karame ndi hano kubera ko banzanye hano kuri stade byagenze bite mbere yo kugira icyo mvuga njye ndemera ikosa kandi ndasaba abayobozi bacu bose imbabazi ndetse n'abaturarwanda muri rusange nicyo sabira imbabazi icyo sabira imbabazi ni uko umunsi w'ejo nari ifite ubukwe ariko turagenda tuvuye kwa pasiteri amaze gushyingira umukwe kubera ko abantu rero nabakuye icyangugu njya hariya muri hoteli CENETRA kubera ko bari banyemereye ko bashobora kunyakirira abantu 30 ubwo rero bagiye baturuka abayobozi bahadusanze nibwo badufashe batuzana hano kuri stade ariko njyewe nkabasaba rero abanyarwanda bose imbabazi na leta y'u Rwanda n'abanyarwanda bose nkaba iri kosa naguyemo ntazaryongera ese uko ikosa wakoze wowe usabira imbabazi urumva ari ikosa nakoze ariko ndigwishijwemo n'abariya ba nyiri hoteli nuko bambwiye ko ushobora kuzana abantu 30 bakabakira ibyo rero numva ari ryo kosa naguyemo ariko cyane uri kumva ko na ba nyiri hoteli nabo iyo baza kusobanura ati ntabwo bishoboka mba narahise nitahira mwafashwe muri abantu bangahe ntabwo nabashije kubara ariko abayobozi bacu polisi y'urwego rw'igihugu yabafashe ari kuvuga ngo ni 39 ni umwana wanjye niwe wari warongoye ariko bari bahise banitahira ubukwe bwari bwarangiye kuko bavuye kwa pasiteri gushyingirwa
bo bahita bagenda. Natwe twari tugiye kugira ngo dufate amafunguro noneho twebwe duhite tunataha. ahubwo tunataha. nijoro twabashije kugera hariya, icyo twasanze ni uko hari amasahani yari yuzuye ibiryo, bigaragara ko mwari mugiye gufungura ariko ntabwo byabashije kugenda neza. Byari bimeze gute? Kwiyakira ko twari tumaze nyine kwarura ibyo kurya, turi ku meza turi kurya, ngo twumva nyine ikibazo kiravutse. Oya, ntabwo rwose ngembe abageni ntabwo bari bahari. Nta bageni bari bahari, bo bari bayitahiye. Gato nayo twabonye hariya mwari mumaze kwikata, ese kwirya byaba bimeze? Gato yari hari, byo sinabihakana, yari ihari. Twari twanayijya, kubera ko ubu ibyo bibazo byabaye n'ibyo kurya twese twari twabisize ku meza. Oya Kato rwose abageni bo ntabwo bari bahagiye kare. Bo twaturi gato mwari kwikatwa n'abageni, nimwe mwari kwikata. Kato buriya bariya abantu bayizanye nibo babibasobanurira. Nange ninjiye sanga Kato iri aho ngaho. Rwose numva ari ibyo bisobanuro, ariko ndasaba imbabazi abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose. Bigusigiye isomo kirere. Isomo bisigiye ni uko iri kosa nyine naguyemo ntazaryongera. Rwose sinzaryongera, kandi nasaba n'abanyarwanda bose bari kutureba ko ibintu byo kwiyakira nabira byo kuva ngo mu mahoteli ngo barabyemeye, nababwira ko rwose batagomba kwirirwa babikora. Ese urumva impamvu babibuza, urayiha agaciro? Ndayiha agaciro. Babafashe urayumva? Oya ndayumva rwose. Icyorezo cya COVID gihangayikishije twese, kiraduhangayikishije, ariko buriya hari ukuntu umuntu yibeshya nyine basi akajya kwireta uruva nyine abona ikintu cyabaye, ari nabyo sabira imbabazi. Twajya tubabaze, polisi yamenye gute ibyaberaga hano ko byo kurenga ku mabwiriza y'ibinda muri 2019? Ni amakuru twahawe n'abaturage, hanyuma polisi itiza dufatanyije n'inzego z'ibanze dusanga mu by'ukuri koko ibirimo kubera hano n'ubukwe kandi bunyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Kwa kabiri cy'umweru gishize cyangwa turimo gusoza, twabivuze neza ko hari bigaragara ko abantu bakora ubukwe cyangwa se amakwe bitangira ari ubukwe bigasoza ari ibirori. Ndetse tunavuga yuko bigaragara ko uko mu minsi iri imbere nibikomeza gutyo abageni bashobora kuzisanga basoreza ubukwe muri stade. Nabyo twarabivuze. Ibyo byose twarebaga ibintu birimo kuba, kandi tuba tuburira n'abantu bategura ibikorwa bitandukanye ko mu by'ukuri bagomba kubireka. Murabona rero hano uko byagenze. Ariko hari ikintu kigaragara, abantu bose tumaze iminsi dufata basaba imbabazi, ariko imbabazi basaba ngira ngo ntabwo ziba zivuye ku mutima mu by'ukuri, kubera ko kubeshya ko wibeshye ntabwo ari byo. Uti kubeshya ko wibeshye ni gute? Kubeshya ko wibeshye nuko abantu bakwandikira cyangwa se bakaza bakakugeraho nk'aha ngaha bakakubwira bati turashaka kuzakira abantu 60, ukabyemera. Inzego zahagera utariko ntabwo twari tuzi ko ari ubukwe. Murabizi neza ko n'inama y'imbona nkubone irengeje abantu 20 bose bipimisha COVID. Tubariza niba abantu bose bari bafite certificate kuko bari bagiye kwakira abantu 60. Imbona nkubone bari aho ngaho bose bahuriye ahantu hamwe. Icya kabiri, mu rugendo cyangwa se mu buryo gutunganya ibyo birori cyangwa se n'ibyo bikorwa bibera aho ngaho,
inzego zakira abo bantu cyangwa se ikigo cyakira abo bantu gikwiye kuba kibona uburyo abantu barimo gutegura ibikorwa byabo. Abantu baraje bateye intebe z'abantu 60, bashyizeho high table, bashyizeho za gato, bazanye impano z'ubukwe, hanyuma polisi ibafashe umuntu akavuga ati twibeshye. Ntabwo rero umuntu aba yibeshye aho ngaho. Ntekereza ko utavuga ko wibeshye ari uko polisi igufatiye mu ikosa n'inzego zibishinzwe. Oya, aho ngaho niho dukwiye kugaragaza neza cyane. Abantu bakwiye kumva yuko bakurikirana ibikorwa byose bibera aho bari, serivisi zose batanga cyangwa se abantu bakira bikajyana n'amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo. Nta n'ikindi kibazo gihari. Turagira ngo tuvuge yuko mu by'ukuri turabizi birakomeye, ariko nanone n'iki cyorezo gikomeye kurusha ibindi byose, kuko icyangombwa uzakoresha cyangwa ejo bundi ni uko uzaba uri muzima. Turakangurira abaturarwanda twongere tubisubiremo yuko rwose tutazarambirwa, kandi hari n'abaturage bashyira mu gaciro baduha amakuru aho ibikorwa bitandukanye birenga ku mabwiriza bizajya byumvikana, polisi izajya ihita ihagera n'inzego dukorana. Ibwo rero ibindi bijyanye n'ibihano n'ibyemezo bifatwa, ngira ngo muvuganye na DEA w'akarere byumvikane yuko abo bantu bose bazakurikiranwa cyangwa se bagahanwa ku buryo bujyanye n'amabwiriza ariko cyane n'amategeko. Hafashwe abantu bangahe? Kubera ko abo twavuganye nabo bari hano mu mutwe, harimo n'abavuye za Nyamasheke na Hehe. Bisa naho twari tumenyereye ko abantu bafatwa ari abantu bo hano benshi mwese ndetse, ariko kubera ko igihugu cyose gifunguye kugenda bisa naho bitangiye kuzamuka. Icya mbere ni uko nk'uko yarabibajije hafashwe abantu 43 muri 60 bari bateganyije kwiyakira hano. Babwiye ko abandi banyuze mu cy'inzu bakagenda bagacika mbere bamenye ko polisi bimenye. Icya kabiri mwari muvuze, ikigaragara ni uko kuko igihugu cyose mu gihugu cyose abantu baragenda, imodoka ziragenda zitwara abantu muri rusange, abantu barava aha ngaha bakajya mu mujyi wa Kigali bakajya mu ntara hirya no hino. Biragaragara nyine ko bigoye, ariko ni nayo mpamvu n'ubu tubyerekana bamenye yuko wava Rusizi, wava Nyamasheke, wava Nyagatare, ukava Kirehe, ukava Huye cyangwa se ukava Gicumbi cyangwa ukava Rubavu ukaza mu mujyi wa Kigali uje mu birori, umenye ko uza mu birori byemewe n'amategeko bijyanye n'amabwiriza yo kubahiriza COVID-19. Nta kwibeshya ngo kubera yuko abantu bagenda amasaha yigijwe imbere ya curfew ngo uvuge uti oya ariko genda yiyongerera handi yanjye, kandi icyo kigwe kuba kigaragarira namwe murabibona. Muri buki gihe ubukwe butari bwemewe, none ubukwe buremewe, bavuze abantu 20 ariko ukiyongeraho 40 n'abandi twagiye tubivuga yuko bigaragara ko ariko bigenda. Turagira ngo rero tubabwire yuko icyo akora icyo cyose cyemewe, nta kwiyongereraho ibyawe, bigomba kuba bijyanye n'amabwiriza uko ateganya, nta kurengaho. Ushobora kugabanyaho kugira ngo wirinde nawe uramutse wumva yuko nyine ari ngombwa, ariko nta kurenzaho. Nicyo tubwira abaturarwanda. Murakoze. Mumaze iminsi muri ibi bikorwa by'ubugenzuzi by'umwihariko muri iki cyumweru twabikomojeho. Iki cyumweru mwavuga ko ku ruhande rw'abashinzwe kugenzura ibagizwa ry'amabwiriza ni iyihe shusho bibasigiye, niba hari ni businesses muzi zafunzwe wenda kanyobora mwageranye n'ibyo? Ahantu hafunzwe ni henshi, hari hasanzwe hafunzwe n'ahagiye hafungwa muri iki cyumweru, ariko icyo ishusho dufite ni iyihe, nuko iyo ingamba zorohejwe gato bijyanye no kugira ngo bafungure serivisi zimwe na zimwe bijyanye n'amabwiriza n'ibyemezo biba byafashwe, abantu birengerezaho bagashaka kugira ngo barengere. Nicyo kigaragara, aho kugira ngo bihame muri bya bintu byo kugira ngo birinde cyane. Ni nayo mpamvu noneho tubabwira yuko bakwiye kutadohoka. Turagira ngo dusaba abanyarwanda bose yuko nta kudohoka rwose, birinde kino cyorezo kiracyahari, bumve yuko ari inshingano zabo, bumve ko ari inshingano za buri munyarwanda, ariko noneho banamenye yuko aho bidashobotse, aho batabishoboye, yuko tuzabibashoboza kandi tuzabigenzura, abarenga ku mabwiriza bakabifatirwamo. Murakoze.